Bene data turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ku gitondo cyiza cy'umugisha Imana iduhaye. Turashima Imana ngira ngo muri iki gihe abantu batarimo guterana nk'uko bikwiriye, turashima Imana kandi turayinezererewe muri iki gitondo ku mwanya Imana iduhaye wo gusangira ijambo ry'Imana. Turagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yakobo, igice ni icya 5 umurongo wa 7 tugeze 12, twongere dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice ni icya 10 umurongo wa 6 tugeze 12, twumve icyo Imana ivugana natwe. Dusome mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 7 mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 haravuga ngo kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka bwe y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Mube ariko namwe mwihangana, mukomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganwa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Ariko bene data, ikiruta byose ntimukarahire naho yaba ijuru cyangwa isi cyangwa n'indi ndahiro yose, ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya, kugira ngo mudacirwaho iteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, turagomeza gusoma no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 10, duhere ku murongo waho wa 6 tugeze 12. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 10 umurongo wa 6 tugeze 12. Ntawe uhwanye nawe Uwiteka, urakomeye kandi n'izina ryawe rirakomera, rikomeranye imbaraga. Ninde udakwiye kukubaha, mwami w'amahanga we? Ko bigukwiriye, kuko mu banyabwenge bo mu mahanga bose no mu bwami bwabo bwose ahwanye nawe. Ariko bose uko bangana bameze nk'inka, kandi ni abapfapfa. Ibyishimo by'ibigirirwa mana n'ibiti gusa. Hari ibibati by'ifeza byavanywe i Tarushishi, n'izahabu ivuye Ufazi, byakozwe n'umunyamwuga n'iminwe y'umucuzi w'izahabu. Umukara wa kabayonga n'umuhengeri nibyo myambaro yabo, byose bikorwa n'abahanga. Ariko Uwiteka we, Mana nyamana, ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Isi itigiswa n'uburakari bwayo, kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Muzababwire mutya muti, izo bita imana zitaremye ijuru n'isi zizacirwa ku isi no mu isi y'ijuru. Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, isi n'abayirimo yayikomeresheje ubwenge bwayo, ijuru yaribumbishije ubuhanga bwayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, turagira ngo dusangire aya magambo tumaze gusoma mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 umurongo wa 7 kugeza 12, ndetse no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 10 umurongo wa 6 kugeza 12. Turagira ngo dusangire ku ntego ivuga ngo kwihangana bijyanye no gutegereza. Ni ukuvuga ngo kwihangana ni iki, gutegereza ni iki? Ni ukuvuga ngo gutegereza kujyana no kwihangana, gutegereza kujyana no kwihangana. Kandi ni ukuvuga ngo buri gihe dusabwa kwihangana, kandi buri gihe dusabwa no gutegereza. Kandi nk'abakristo muri uru rugendo turasabwa kwihangana, tugasabwa gutegereza. Hari igihe ibyo utegereza bishobora gutinda. Umuntu ashobora kugira icyo akwemerera agatinda.
isezerano ry'Imana rishobora gutinda, ndetse ibisubizo byawe bishobora gutinda, amasezerano yawe ashobora gutinda, kubona icyo ukeneye ushobora gutindirwa no kubona ubushobozi kugira ngo ubone icyo ukeneye, ndetse kubona ubushobozi bw'amafaranga bw'ibyo ukeneye kugeraho bishobora gutinda, ndetse no kubona cyangwa no guhitamo n'uwo muzabana nabyo bishobora gutinda, kubona urubyaro nabwo bishobora gutinda, kubona aho kuba nabyo bishobora gutinda, no kubona ibyo kurya ushobora kubigeraho bigoye kandi byatinze. Bene data, uko tugera ku bintu bitugoye niko ndetse bitugeraho bitinze. Ni ukuvuga ngo rero gutegereza, niyo mpamvu gutegereza bigendana no kwihangana. Turi mu bihe bidasanzwe nshuti z'Imana, turi mu bihe bigoranye, ndetse aho turi hafi kumara amezi 6 tutabasha guhurira mu rusengero tukiri muri lockdown, nabwo kukavamo bishobora gutinda. Covid ishobora kurangira bitinze, Covid ishobora gushiraho bitinze, dushobora gufungura urusengero bitinze, dushobora kuva mu kato nk'abanyarusizi bitinze. Ariko bene data, nk'uko ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo nuko bene data mwihangane. Umuntu ashobora kuguha randevu kwa muganga akakugeraho yatinze. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bajya gushaka serivisi bitewe n'abantu benshi akumva bamuheraho akarebe babanza. Kenshi dukunda kubibona muri serivisi zitandukanye, umuntu ashobora guhabwa serivisi akabona bamutindiye, umuntu ashobora kujya kwaka serivisi runaka akabona bamutindiye. Cyane bikunda kubaho mu nzego zitandukanye, umuntu yajya gusaba serivisi agasanga abantu benshi akumva yaba uwa mbere kurenza abo hasanze, ndetse akumva yabatambukaho. Noneho abarimo kugira ngo arwane n'igihe acunguza uburyo umwete, ariko ntatekereze ko hari abandi bamutanze. Niyo mpamvu iri jambo ry'Imana tubura ngo bene data mwihangane. Na wa muntu uje urimo gushaka kwihuta aragomba kwihangana, kuko nabo yahasanze bihanganye. Buri muntu wese arimo gusabwa kugira ngo yihangane, kuko numara gutegereza udafite kwihangana, kuko icyo utegereje gishobora gutinda, kandi nigitinda icyo gihe biragusaba impano bita kwihangana, kandi bigusabe n'impano bita gutegereza. Turengera rero ngo tuganire ku mpano gutegereza no kwihangana, ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho Umwami Yesu azazira. Bivuga ngo turacyari mu rugendo rwo gutegereza, turacyari mu rugendo rwo kurindira, turacyari mu isezerano ryo kurindira, turacyari mu isezerano ryo gutegereza. Niyo mpamvu birasaba impano yo kwihangana no gutegereza. Kugira ngo tugere ku cyo dushaka biradusaba gutegereza, kugira ngo tugere ku cyo twifuza biradusaba gutegereza, kugira ngo tugere ku ntumbero dushaka biradusaba gutegereza. Kuko hano baduhaye urugero ngo nk'uko umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Kuko iyo umuhinzi ahinga arakenera imvura, kandi agakenera imvura mu bihe bitandukanye, kandi ntabwo akeneye ngo imvura igwe buri munsi, aba yumva ko hari igihe cy'imvura n'igihe kitari icy'imvura. Ndetse ni ukuvuga ngo uyu muhinzi ngo baramuduhaho urugero ko igihe yateye imyaka, igihe yateye imbuto ayisohoye mu nzu akajya kuyishyira mu murima we, ngo aragomba gutegereza, aragomba kwihangana. Ndetse cya gihe hari n'igihe umuhinzi cyangwa se abahinzi igihe batereye imyaka ntabwo ari cyo gihe babasha kubonera imvura. Igihe basohoreye imyaka yabo mu nzu bakayishyira mu butaka, bakayishyira mu murima, ntabwo icyo gihe ariho babasha kubona imvura. Hari igihe cyo gutegereza, hari igihe cyo kurindira, ishobora kugwa mu bitinze, ishobora kugwa vuba bitewe n'igihe cy'Imana yagiye. Niyo mpamvu rero hano baratubwira bakaduha urugero neza nk'uko umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Mube ariko namwe mwihangana, mukomeze imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kubegereye, kuza k'Umwami Yesu kuratwegereye. Tubonye urugero baduhaye uko umuhinzi ategereza, asohoye imbuto mu nzu, agategereza imvura, agategereza imvura y'umuhindo, agategereza imvura y'icyo gihe. Ngo niko natwe tugomba kurindira, ndetse ngo twihanganye, ndetse ngo tugakomeza imitima, kuko kuza k'Umwami Yesu kuri bugufi, kuza k'Umwami Yesu
gushobora kuba none, gushobora kuba mu mwanya ushobora kuza, gushobora kuba ejo mu gitondo. Kuza k'umwami Yesu gushobora kuza mu bihe tudatekereza. Kuza k'umwami Yesu gushobora kuza turangaye. Kuza k'umwami Yesu gushobora kuza uri mu bihe by'agahuge nk'ibi ngibi turimo. Kuza k'umwami Yesu gushobora kuza mu bihe turangaye. Kuza k'umwami Yesu gushobora kuza mu gihe abantu badatekereza nk'iki gihe turimo. Muri iki gihe cya covid abantu bararangaye, akenshi usanga bavuga ngo bazadufungura isengero ryari, ariko ntabwo batekereza ko igihe cyose bagomba kubana n'Imana. Niyo mpamvu kuza k'umwami Yesu gushobora kuba igihe kirekire, gushobora kuba igihe utazi, igihe tudatekereza. Niyo mpamvu barimo kutubwira rero bakaduha urugero rwiza uko umuhinzi asohora imbuto agahora yiteguye, agakora ubuhinge bwe akabuhinga, ngo niko tugomba gutegereza uwo muhinzi ngo abategereje imvura kandi ngayirindira yihanganye. Iyo mvura itegereza yihanganye, iyo mvura itegereza afite kwizera guhamye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Abategereje imvura y'umuhindo, abategereje imvura y'itumba, uwo muhinzi. Bakatubwira ngo mukomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu kuregereye bene data. Kuza k'umwami Yesu kuri bugufi, kuza k'umwami Yesu kuri hafi. Nimwitotomba, ndetse ngo nitwitotombe. Turakwiriye no kwirinda kwitotomba, nacyo ni ikindi kigero kidakwiriye. Muri kwa gutinda kw'ibyo dutegereje, muri kwa gutinda kw'ibyo twabwiwe, muri kwa gutinda kw'ibyo twasezeranijwe, ngo ntabwo dukwiye kwitotomba. Ntabwo dukwiriye kwitotomba mu byo dutegereje, mu by'Imana yavuganye natwe, mu masezerano Imana yavuganye natwe, mu cy'Imana yakubwiye. Ntabwo dukwiriye kwitotomba bene data. Kwitotomba ni bibi, kwitotomba ni icyaha, ndetse rimwe na rimwe uba wimuye umwanya Imana yaryenye muri cya gihe izakorera igitangaza, ugatangira kuvuga ngo byaratinze. Hari abantu benshi bavuye muri uyu murimo bavuga ngo iby'Imana yavuganye nabo ngo byaratinze. Ahangaha babuze Imana yo gutegereza, uwo nguwo yabuze Imana yo gutegereza. Hari abantu benshi bagiye babona igihe kirekire amasezerano yabo Imana yavuganye nabo, bakavuga ngo se Mana niwe twavuganye, none bakava mu byo bari barimo bagakora ibindi. Ahangaha babuze Imana yo gutegereza, babuze Imana yo kurindira. Niyo mpamvu rero turakwiye gutegereza. Niyo mpamvu babuze impano yo kwihangana, babuze impano yo gutegereza, babuze impano yo kwihangana. Niyo mpamvu iyi mpano yo kwihangana, iyi mpano yo gutegereza irakwiriye buri muntu wese wamaze gusobanukirwa. Muri uru rugendo duhuramo na byinshi, turagomba kwihangana. Muri uru rugendo duhuramo n'ibintu bikakaye, duhuramo n'amahwa menshi, ariko turakwiye kwihangana. Muri uyu murimo turahuramo n'ibibazo byinshi, ariko turakwiye kwihangana. Yewe no mu kazi umuntu akora ka buri munsi ahura n'ibibazo byinshi, arakwiye kwihangana. Yewe no mu muryango ushobora guhura n'ibibazo byinshi, uragomba kwihangana. Yewe no mu mibanire n'abandi ushobora guhura n'ibibazo byinshi, ariko urakwiye kwihangana. Niyo mpamvu buri muntu wese turamushishikariza kugira ngo agire impano yo kwihangana kandi no gutegereza. Gutegereza ni impano nziza, gutegereza ni impano nziza, kubera ko gutegereza uba ufite uwo mwavuganye, uba ufite uwo urindiriye. Ashobora kukubwira igihe cyangwa ntakubwira igihe, ashobora kuza mu gihe utazi uwo mwavuganye, ashobora kuza mu gihe utasobanukiwe, ariko ni ngombwa kugira impano bita gutegereza. Ni ngombwa kugira impano bita kurindira, ndetse ukagira impano bita kwihangana. Bene data, niyo mpamvu iri jambo ririmo kutubwira ngo tugire kwihangana kandi gutegereza. Ngo kandi ku murongo wa 9 katubwira ngo ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka. Nimugira kwitotomba muzacirwaho urubanza, nimugira kutihangana muzacirwaho urubanza, nimutagira impano yo gutegereza muzacirwaho urubanza, nimutagira impano yo kwihangana muzacirwaho urubanza. Kuko ngo dore umucamanza ari bugufi, umucamanza ahagaze ku rugi arategereje. Niyo mpamvu kutegereje n'umucamanza arategereje, ugutegereje urindiriye n'umucamanza ararindiriye kugira ngo abashe kugucira urubanza. Ngo abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana
Imana ngo bakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Niyo mpamvu ba bandi bahanuye bavuze iby'Imana yabatumye ngo baragomba kutubera icyitegererezo muri byose, tukabakuraho ya mpano bita kwihangana, ya mpano bita gutegereza. Ba bahanuzi bahanuye turagomba kugira ibyo tubigiraho, tukabakuraho impano bita kwihangana, kwirinda, gutegereza. Ngo kandi mwibuke yuko abihanganye tubita abanyamahirwe. Imana yacu nishimwe cyane. Tubonye n'irindi zina bagenera muri cya cyiciro cy'abihanganye, cya cyiciro cy'abategereje, cya cyiciro cy'abarindiriye, cya cyiciro cy'abagize kwihangana, nabo bita abanyamahirwe. Bene data, iri ni izina ryiza kandi duhabwa n'Umwami Imana, iri ni izina ryiza duhabwa n'Uwiteka, kandi buri muntu wese yabasha gutekereza. Buri ijambo umunyamahirwe ni ijambo rikomeye. Ijambo umunyamahirwe imbere y'Imana ni ikintu gikomeye. Ijambo umunyamahirwe imbere y'Imana ni ikintu kidasanzwe. Ijambo umunyamahirwe ni ijambo rifite ireme, ni ijambo rigaragaza umuntu uwo ari we n'uwo azaba we ejo hazaza, n'uwo ari we uyu munsi ndetse n'uwo azaba we ejo hazaza. Rero ngo twibuke yuko ngo abihanganye ni abanyamahirwe. Ngo mwumvise ibyo kwihangana ko Yobu, kandi muzi ibyo Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Turabyibuka Yobu yihangana, tubona Yobu yihanganira ibihombo yahuye nabyo, tubona Yobu yihanganira amatungo yapfishije, tubona Yobu yihanganira intama yapfishije, tubona Yobu yihanganira indogobe, tubona Yobu yihanganira ingamiya, tubona Yobu yihanganira abana, kandi yakundaga umutungo we wari munini, kandi ngo yari umukiranutsi. Bibiliya iratubwira ngo yari umukiranutsi, ngo yarutaga abandi bose. Ibyo byose Yobu yarabyihanganiye. Niyo mpamvu hano baduhaye urugero ngo na Yobu ngo yagerageje kwihangana, kandi ngo muzi iby'Umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Uwiteka rero ni umunyembabazi, Uwiteka ni umunyempuhwe, Uwiteka agira neza, Uwiteka aratabara. Baratubwira rero ngo twibuke na Yobu, tumufatireho urugero rwiza twakurikiza. Yobu yarihanganye. Ngo kandi twibuke n'iby'Umwami Imana ngo yaherutse kumugirira, ngo ndetse kuko Imana yacu ifite imbabazi nyinshi, Imana yacu ifite impuhwe nyinshi, Imana yacu ifite byinshi byo kudukorera mu gihe twihanganye. Imana yacu ifite byinshi mu gihe twihanganye byo kudutabaramo. Imana yacu ifite imbabazi nyinshi, Imana yacu ifite impuhwe nyinshi, aho igomba kutuvana n'aho igomba kutugeza. Kubera ko turasabwa impano bita gutegereza, tugasabwa impano bita kwihangana, kubera ko kwihangana bishobora gufata igihe kirekire. Umuntu ari muri rwa rugendo rwo gutegereza, ushobora kuba imyaka ufite uri mu myaka y'ubukure yo gutekereza ibitekerezo bya kigabo cyangwa ibitekerezo byubaka, bingana ya myaka y'ubukure ingana n'imyaka utegerejemo isezerano. Ushobora kuba imyaka yawe yo gutekereza ibitekerezo byagutse ingana n'igihe utegereje isezerano ryawe. Nta kindi, kandi kwihangana bitera kunesha. Niwihangana uzagera ku by'Imana yagusezeranije, niwihangana uzagera ku byo mwavuganye n'Imana. Niyo mpamvu ushobora kuba ufite imyaka ingana n'ibitekerezo utekereza, kubera ko mu gihe uri mu isezerano uragomba kurindira ibyo wavuganye n'Imana yawe. Niyo mpamvu muri uyu mwanya turimo dusangira kuri aya magambo, nk'uko ijambo ry'Imana ririmo kubitubwira, turagomba gutegereza kandi tukihangana. Niyo mpamvu uyu murongo mu gice cya 10 muri Yesaya batubwiye uburyo tugomba gutegereza Imana yacu kandi tukihangana, kuko Imana yacu iratuzi kandi Imana yacu izi n'amazina yacu. Niyo mpamvu bene data, iki ni igihe cyo gutegereza, iki ni igihe cyo kwihangana, iki ni igihe cyo kuba maso, iki ni igihe cyo kurindira, kubera ko turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bikomereye buri muntu wese, turi mu bihe bikomereye umukristo n'utari umukristo, turi mu bihe bikomereye, yaba ari umwana biramukomereye kuko nawe byamugizeho ingaruka, yaba ari umusore biramukomereye kuko nawe byamugizeho ingaruka, yaba ari umugabo biramukomereye kuko byamugizeho ingaruka, yaba ari umudamu biramukomereye
biramukomereye kuko byamugizeho ingaruka, yaba ari umusaza biramukomereye kuko byamugizeho ingaruka, yaba ari umukecuru ibi bihe biramukomereye kuko byamugizeho ingaruka. Biravuga ngo iki gihe buri muntu wese cyamugizeho ingaruka cya COVID-19. Niyo mpamvu icyo dusabwa turagomba gutegereza. Hari abandi n'ubundi akazi kahagaze kubw'impamvu runaka kubwa COVID-19 ariko barategereje. Uwo nguwo arasabwa iki? Arasabwa ibyiringiro, arasabwa impano yo kwihangana, agasabwa impano yo gutegereza. Hari abandi bari kurara inzara, abo nabo barasaba impano yo gutegereza kandi bakihangana. Hari abandi bafite ikibazo cyo kubona ubwishyu bishyura kode y'amazu, abo nabo barasaba kugira ngo bategereze kandi bihangane. Ndetse n'abafitwe amadeni bene amazu barasabwa impano yo kwihanganira ba bandi babakodeshereza, ndetse na ba bandi bafite amadeni nabo barasabwa gutegereza kugira ngo Imana igire icyo ikora. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese hagati y'umuntu n'undi iyi mpano arayikeneye yo kwihangana, impano yo gutegereza buri muntu wese arayikeneye. Niyo mpamvu turi mu gihe cyo kwihangana no gutegereza. Abantu benshi turibaza ngo tuzajya mu rusengero ryari, abandi tukibaza ngo covid izarangira ryari, abandi tukibaza ngo tuzava mu kato ryari nk'abanyarusizi. Ahangaha biradusaba impano yo kwihangana, ahangaha biradusaba impano yo gutegereza, ahangaha biradusaba impano yo kurindira, kubera ko bishobora gufata igihe kirekire cyangwa se bigafata igihe kigufi, kuko tubonye ko hari irindi zina ry'uwabashije kwihangana, hari izina ry'uwabashije kurindira. Nguwo ni umunyamahirwe, kandi ngira ngo nta muntu wakanga kwitwa umunyamahirwe, nta n'uwakanga kuba umunyamahirwe, kuko ngo abihanganye tubita abanyamahirwe, kuko baratwereka n'urugero rw'ababashije kwihangana. Niyo mpamvu rero tugomba gutegereza kandi tukihangana, kuko Uwiteka niwe Mana. Uwiteka uhoraho ni Imana ihoraho ibihe byose kandi ni umwami w'ibihe byose. Imana yacu rero ni Imana y'ibihe byose. Imana yacu ni Imana ikora igihe cyose. Imana yacu ni Imana itabara igihe cyose. Imana yacu ni Imana idukorera ibitangaza igihe cyose. Niyo mpamvu tugomba kurindira kandi tukihangana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Kandi niba Imana yacu ari Imana ibihe byose, ni ukuvuga ngo ibasha gukora mu bihe byose. Niba Imana yacu ari Imana ibihe byose, ibasha gutabara mu bihe byose. Niba Imana yacu ari Imana ikora ibihe byose, tugomba kwitegereza mu bihe byose. Niba Imana yacu ari Imana igira neza ibihe byose, tugomba kwitegereza kugira ngo tugirire neza ibihe byose. Imana yacu rero ni Imana ikora igihe cyose. Imana yacu ni Imana itabara igihe cyose. Imana yacu ni Imana igira neza igihe cyose. Imana yacu ni Imana isubiriza igihe cyose. Imana yacu ni Imana iturengera igihe cyose. Niyo mpamvu turagomba kwihangana tugategereza. Mu burwayi tukihangana, mu bibazo tukihangana, dufite ibibazo tukihangana, tubuze uko tugira tukihangana, tubuze uko tubigeza tukihangana, haba mu miryango, haba muri sosiyete, haba mu bibazo bitandukanye, haba muri covid, kuko muri covid Imana ikora ibitangaza. Turagomba kwihangana, turagomba gutegereza, turagomba kwihangana. Muri bihe bidasanzwe turagomba kwihangana. Igihe ibintu byose bitagera nk'uko umuntu abishaka, turagomba kwihangana. Igihe ibintu byose bimeze nk'uko datekereza, ibi byose turagomba kwihangana, kuko tubonye ko Imana yacu ikora ibihe byose. Imana yacu itabara ibihe byose. Imana yacu igira neza ibihe byose. Imana yacu irengera buri wese ibihe byose, kuko icyo dusabwa bene data, turasabwa impano yo kwihangana, tugasabwa impano yo gutegereza muri bitoroshye, muri gihe abantu ndetse bahuze, muri gihe ndetse bamwe ntibakibuka guterana, abenshi ntibakibuka gusenga, abenshi baribagiwe, abenshi bagiye mu gahuge, abenshi bibagiye abo baribo, abenshi ntibarimo kwimenya. Bene data, muri iki gihe abantu batarimo kwimenya, muri iki gihe abantu bahuze, bamwe bariyibagiwe, bamwe bibagiwe abaribo, bamwe ntibaniyizi, bamaze kwibagirwa. Ariko bene data, ndongera kwibukiranya ngo muri iki gihe cya covid tutazi igihe izarangirira, tutazi igihe tuzasubirira mu rusengero, birasaba kwihangana. Buri muntu wese arasabwa impano yo kwihangana, buri muntu wese arasabwa impano yo gutegereza kandi arindiriye. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Reka dusenga Imana. Uwiteka
Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye muri uyu mugoroba kuri aya magambo uduhaye. Mwami Mana turagushima, watugiriye neza kandi utwitaho. Mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana uri igitangaza, uteye ubwoba. Tugushimiye neza n'urukundo, tugushima imbabazi zawe. Mana twiteho, Mana ariko turengere, Mana ariko udufashe. Iki gihe turimo gutegereza kandi iki gihe turindiriye, iki gihe twihanganye tutazi igihe kizarangirira cya COVID-19, uturengere, udufashe, utwiteho. Wite kuri buri muntu wese, wite kuba gutegereje, wite kuba kurindiriye, wite kuri buri muntu wese muri ibi bihe, mu mwanya buri muntu wese arimo, mu biharimo, mu bihe bimugoye, mu bihe biruhije, mu bihe bigoye abanyarwanda, abatuye isi yose. Mana utugirire neza, Mana utwiteho, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.